Live Sport Football Game G-Sport TV. Imikino ya kimwe cya munani cyakomezaga. Niba waracitswe n'umukino wahuje ikipe ya Portugal n'ikipe ya Croatia, igira hino tuganire. Niba waracitswe n'umukino wa Croatia na Portugal, niba wanarawurebye kandi byawuranze, kandi niba wararebye uyu mukino ngwino nabwo nkwerekera bimwe muri cyo nkwereka kandi utabonye. Portugal yakomeje mu cyiciro cya kimwe cya munani kirangiza, hanyuma yari imeze nka finale. Buri kipe imwe yose yashakaga gutsinda kandi yari bikwiye pe. Croatia yatangiye neza ndetse na Portugal, zombi zatangiye neza kugera ubwo igice cya mbere kiburamo ikipe n'imwe itsinda, birangira igice cya mbere cyose ari ubusa ku busa. Fernandes yashatse gutsinda igitego ku munota wa 4 w'igice cya mbere biranga, ahusha igitego cyari cyabazwe cyari gutuma ikipe ya Portugal ijya kuruhuka ifite igitego kimwe, muri make iyoboye umukino. Croatia nayo yakomeje kwihagararaho ku ruhande rwayo, iti ngewe ndakomeye kurusha Portugal, ndagenda nkagera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ibyo ngibyo bya Portugal ngo Cristiano de Got ibyo ntibindeba, ngewe ndashaka intsinzi, ndashaka gutwara igikombe. Mbese Portugal yabonaga isi yayihindukiyeho ubwo mu gice cya kabiri babanje kwiterekamo igitego cya mbere. Igice cya kabiri ku munota wa 53 umusore bita Pulisic yateretsemo igitego cya mbere cya Croatia. Gusa yari inkuru ibabaje kubera ko VAR yahise ihakana ngo nta gitego cyawe nabonye. Iti icyo nabonye yari offside gusa, naho igitego cyo ashwida. Nyuma yaho gatoya Leao yashatse gutsinda ariko agonga umutambiko, igiti kizamu cyo hejuru, igitego nticyaba kikigiyemo, nacyo kiragaruka giti wanteye nabi. Gusa iryo shoti ryateye umutambiko ryatumye Cristiano yibuka ko natsindwa aramutse atsinzwe ari buve mu mukino, akaba arasezerewe agasubira iwabo muri Portugal no mu ikipe ye ya Al Nassr. Ubwo Cristiano yari yibutse ko ari butahe naramuka atsinzwe, yagarutse mu mukino arakina, atsinda igitego cya mbere kirangwa cyangwa na VAR iramubwira ngo icyo nabonye nuko wari waraririye, naho igitego cyo ntacyo nabonye. Nyuma gatoya bitarambiranye Portugal yabonye penalty, nta wundi bari kuyiha ni The Goat Cristiano Ronaldo, bamuhereza penalty. Nuko yahagaze imbere y'umupira arebana n'umuzamu, aramubwira ati ngewe mfite ibitego 970 ndashaka kuzuza ibitego 1000 kandi bikuzurira muri iki gikombe cy'isi, rero nta nunyitambika ndagukubita ishoti riragucyura iwanyu muri Croatia. Byari agatangaza gusa. Nibwo umuzamu rero yitegerezaga amaguru ya Cristiano, aravuga ati uyu ni The Goat, ishoti ari buntere nindifata riranyica. Ubwo Cristiano yabeshye umuzamu amubwira ko agiye gutera mu nguni ye y'iburyo, nyamara Cristiano yari yamaze gufata icyemezo cyo gutera baro aho umuzamu yari ahagaze. Ngayo nguko igitego cya Portugal kiba kiranyoye, cyishura igitego bari batsinze. Ubwo iyo byari kurangira gutyo yari prolongation da. Ngayo nguko igitego cyagiyemo, natwe abaho twari turi bamwe bati iki gitego cye cyari igitego cya mbere atsinze mu mateka ye mu mikino ya knockout, ni ukuvuga imikino yo gukuranwamo. Ntabwo byari byoroshye we. Iki gikombe cy'isi nicyo gitego cya mbere atsinzwe mu mikino ya knockout. Ubundi knockout yajyaga avamo ataratsinda igitego cye na kimwe. Yari ibaye imikino 8, kibaye igitego cye cya mbere atsinze mu mikino ya knockout. Mu minota y'inyongera Ramos yatsinze igitego cya kabiri, igitego cyari gitumye tutajya muri prolongation ku mupira yarahawe na Leao. Bidatinze gato Croatia yahise ishyiramo igitego cyo kwishyura. Gusa VAR yahise imubwira ati nta gitego cyawe nigeze nongera kubona, ahubwo uwarayemo. Mbega VAR!
Portugal yageze mu ntsinzi nyuma y'uko umukino wari urimo impaka nyinshi. Hari abavuga ko VAR yabererekeye ikipe ya Portugal, abandi bakavuga ko VAR yakoze ibikwiye. Ese wowe urabibona gute? Ese Portugal yakoze ibikwiye cyangwa VAR niyo yakoze ibikwiye? Ese Croatia yabonaga igomba gutsinda cyangwa ntiyagombaga gutsinda? Wowe urabibona gute? Twandikire muri komenti utubwire ko wabonye uyu mukino nuko ubonye iyi nkuru. Niba utarakora subscribe kabyarawe, kora subscribe na sharing. Iyi ni YouTube channel yanyu, ni YouTube channel y'Abanyarwanda. Rero support yawe irakenewe mu buryo ubwo aribwo bwose. Bye bye.